urimo ucukura ariko communication trench ukamanuka epfo kuri ruguru ya King David uzenguruka ucukura ukagera kwa Haji haruguru ku mashuri ugatambika ukajya mu Kanogo cyangwa ukajya muri Nonko. Bakunzi ba Sergeant Robert Truth, ndabasuje mwese aho muherereye hirya no hino ku isi. Hanyuma uyu munsi ndaza kugerageza kubereka nkuko nababwiye ngo ndi bubereke uduce twa Minembwe, imisozi miremire ihanamye aho bagiye barwanira cyane cyane noneho defense y'inkotanyi RDF yagiye icukura imisozi miremire imisozi trench communication trenches, bakacukura uburyo bwa defense turi butembere minota hafi 30. Ariko tutarabigeraho ibyo, reka mbanze mvuge n'umuvandimwe uri hariya za Malawi ambwira situation yaho ukuntu bahagaze mu nzoko zimeze cyangwa niba nabo babahongeta. Muvandimwe Japani uraho? Muraho neza. Umeze ute Japa? Meze neza, no muri Zambia turashima Imana. Zambia, yes, Zambia ko numva ngo rimwe na rimwe bajya bakwata mu kigwaride inkotanyi zikajya zatera amatako aho ngaho byaba ari amahoro. Bajya baza rimwe na rimwe ugasanga bakwebo nka babiri barabatwaye barabajyanye. Muhumure abandi komeza. Bamwe muri twebwe natwe twumva twataye iwacu kubera n'ubutegetsi bw'inana bwo ntago babwifuza impunzi bitewe nuko twabaye benshi abanyarwanda hano turi benshi ntago tugira umubare muri Zambia. Muri Zambia ku buryo hari abanyarwanda benshi ariko se ubundi leta y'u Rwanda ikora hari abanyarwanda benshi utera intambwe imwe ugera ku munyarwanda, watera intambwe ukagera ku munyarwanda, watera intambwe ukagera ku munyarwanda. Ariko ko nta byangombwa tuba dufite natwe hano baba bicara batwirukankana. Ari amakuru mfite yuko abantu baho ngaho abanyarwanda bahari benshi nabo mu bwoko bw'abahutu gusa, nibyo cyangwa? Umukunzi wacu sinze ukuntu yavuze nakubazaga. Ni abahutu bahari gusa benshi cyangwa ni abatutsi baravanze? Baravanze abo mu bwoko bw'abahutu hari abaje kera, abagenda baza nyuma rero baravanze. Hanyuma abo batutsi bava mu Rwanda mukabana bo mubana gute? Baba bafite ibibazo by'inkotanyi kuba baje kubahungeta cyangwa kubaneka, nago mubishisha cyangwa? Bamwe bava mu Rwanda bava kubera leta nyine batishimiye, abandi bakava kubera ubukene. Ndakumva. Ubukene cyane ahanini nibwo bakora mu Rwanda. Hanyuma kuko nanjye ndi umwe mu bavuyeyo vuba, navuyeyo 2019. Ariko nyine usanga nyine abo dusanzeyo bavuga ko nyine twebwe turi inkotanyi twaje kubaneka, ugasanga nyine baratwishije nyine ntabwo tubana neza nabo. Ariko hari ukuntu uvuze ngo wumva washaka kuba wasubira mu gihugu cyakubyaye, ubu urumva ufite ishema ryo kuba wasubira mu Rwanda rumeze uku nguku? Mu Rwanda rumeze gutya, mu Rwanda utafata inzu ngo uyubake, mu Rwanda utagira guteberwa basenyera abantu. Njye mfite ubuhamya bwinshi. Badusenyeye amazu za Kimicanga, basenyeye mukuru wa papa, basenyera n'inzu zo mu rugo Kimicanga. Turakena turangiye turangara, tumaje kwangara nibwo basi dutatana, bamwe bajya muri Zambia, abandi bajya mu ntara. Ariko nyine ntago nataha bidahindutse pe. Bakatwirukankana inaha, ahubwo tukajya dukwepana n'abina kubera ko nta byangombwa dufite babyuzuye, nyine tuba dukwepana n'ubutegetsi bw'inaha. Birumvikana. Muragomba mukora cyangwa nago babahereza ibyangombwa harya cyangwa no kubigura? Ibyangombwa no kubigura, kandi usanga bamwe kubera ko duturutse mu Rwanda nta mafaranga dufite, kubera amafaranga ya hano bari hejuru ntago tuba twayabona. Okay. Nkaboneraho kubabwira ni muhumure nago u Rwanda ruzakomeza kuri ya rumarembera n'ubundi rugiye kuvanwamo imishyo. Harafite turwomore abana b'u Rwanda mwese mugende mutahe mu Rwanda mwibonemo kandi musange muri amahoro. Ibyo bibwire n'abagenzi bawe very soon.
u Rwanda turarutaha. turashaka gutaha. Ikindi abambuwe ibyabo nabo bagomba kubisubizwa uko byagenda kose. Yego. Muhumure rero mbifurije amahoro ya Nyagasani kandi mwifurije kuba ndagushimiye kuba waba utuhaye umwanya wawe, kuba duhaye umwanya wawe. Sizi niba hari ikindi ushaka kuvuga cyangwa wakongeraho tukabona gusozanya tukagusezerana. Icyo nakongeraho rwose, abana mu Rwanda rwose tubohorwe, tureke kwirirwa tuzerera mu mahanga, uva muri karitsiye imwe kujya mu yindi. Usa umunyarwanda, ukandagiye umunyarwanda mu magereza y'ina Zambia huzemo abanyarwanda amamiliyoni n'amamiliyoni. Mu magereza y'ina huzemo abanyarwanda amamiliyoni n'amamiliyoni. Ugeze mu magereza y'ina huzemo abanyarwanda amamiliyoni n'amamiliyoni bafatira mu nzira barimo barazi naha, bafatira mu nzira bajya South Africa, bafatira mu nzira. Usanga nyine amagereza y'ina amaherezo y'ibyo ngiyo mubona bizarangira bite? Ni Imana yo kudutabara rwose n'ubuvugizi. Nta kindi tubona. Abo bafungwa ntago bajya bafungurwa byibura se ngo babwe ngo musubire iwanyu. Nigize Imana umara nk'amezi 6 ufunzwe bakagusubiza ku mupaka wa Tanzania, bakaba bari kwirukanya n'igihe bagusiga ku mupaka wa Tanzania nta mafaranga ufite. Hamwe na hamwe nanone ugatangira ubundi buzima nyine nta mafaranga ufite nyine. Ariko mu magereza y'inaha mbese hagize nk'umuntu uzakayatemereramo n'abanyarwanda gusa. Yesu wanje, umwana w'umunyarwanda arababaye kubera imiyoborere mibi, kubera ubuyobozi bubi. Nibyo bigiye gutuma umunyarwanda yangara nkuko mubivuga. Kandi ubwo ngubwo ni uvuze Zambia, ubwo nahandi Mozambique niko bimeze, nahandi muri Malawi niko bimeze, nahandi ne twajya hano Congo Brazzaville nuko bimeze, noneho Congo Kinshasa nabo nuko bimeze. Isi yose kuko nkuko Kabarebe yabivuze ngo akarere twarakayogoje ni nako bimeze. Bo iyo umuntu yahaze najya menya undi kwa shonje, iyo abona amafaranga yinjira kuri account ye ameze neza agaramye ashimashima ibondo, natekereza ko hari abana b'abanyarwanda barimo kubabara, barimo kugira ibibazo. Ibyo rero muvandimwe urakoze cyane kuba ubitubwiye, nabyo ntuzajye umenya amakuru, uzajye tumenyesha imibereho yaho hantu. Yego murakoze cyane. Mukuri Imana iguhe umugisha kandi mboneyo kugusezera. Yego namwe murakoze. Okay, bakunzi ba Sergeant Robert Truth, nagira ngo iyi TV narayibahaye kugira ngo abantu bose bazajye bavuga ukuri kwabo n'ubuhamya. Very soon ndazana umwana w'umutangabuhamya nyuma ikiganiro cyangwa ibiganiro bibiri, aze gutanga ubuhamya bw'imvaho no kuno inkotanyi zishe umubyeyi we zikamurasa areba ari umwana muto. Bwari ubwa mbere abonye mayiti ya mbere, abona iyasi. Uwo muntu ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma nabasezeranyije kubereka iyi misozi ya Minembwe, uburyo inkotanyi zayicwe zikayimara zibamo nk'ifuku zitegereje kugira ngo zibe abaturage. Mbibutse ko Rubaya na Goma anytime ni tombe isaha yari yose. Rero reka turebe uwo musozi, muzenguruke mutuzenguke turebe muda murefu. Angalia sasa, reba umusozi ariko izo ni inkotanyi, izi nizo nkotanyi aho ziri mu gihugu kitari icyabo, ariko abapfiriye aho ngaho mayiti zose ngira ngo zajugunywe. Doresha izo mbaraga se zahacukuye, murabibona bimeze gutyo, mugatekereza ngo wenda ni mashini yabicukuye. Izi ntabwo ari mashini, ni amaboko y'abana b'Abanyarwanda. Ngo no gufata nk'umusozi wa Ndera cyangwa umusozi wa Kanombe uhereye ku Murindi, ku murenge wo ku Murindi, ugacukura ukazenguruka akagari ko kanuza k'Amashashi, ukamanuka ukazenguruka kazu k'indege, ugakomeza urimo ucukura ariko communication trench, ukamanuka epfo kuri ruguru ya King David, uzenguruka ucukura
ukagera kwa Haji haruguru ku mashuri, ugatambika ukajya mu Kanogo cyangwa ukajya muri Nonko, ugacukura ukageza ku kibuga cy'indege aho neza neza kuri airport, ukambukiranya ujya hiririya ari ni kuri niranga nihe bahitanga icyari hariya usa nk'ugeza Samuduha, ugacikiza ukagaruka mu Gashyushya hano mu Busanza, ugakomeza. Uno ni umusozi umwe barimo kuwucukura inkotanyi zigatambika zigacukura ahagana ku irimbi rya Busanza, ukamanuka ukajya muri militare, ukazenguruka ugakeriya mu rya Rwendeye, ukagenda ukajya ku irimbi rya gisirikare ryuzuye, ukazenguruka hariya ukahenguka kwa Dodo, ugakata ukamanuka nanone ugana ku Murindi, bigahurira ku Murenge. Ubwo izo nizo inkotanyi nuko zikora. So nkuko mbibabwiye rero, nagira ngo mukurikirane iyo gahunda yo murebe ukuntu bimeze. Reka nuze screen alafu muangalie vizuri. Asante sana. Ariko abapfiriye aho ngaho maiti zose ngira ngo zajugunywe. Doresha izo mbaraga se zahacukuye. Murabibona bimeze gutyo, mugatekereza ngo wenda ni mashini yabicukuye. Izi ntabwo ari mashini, ni amaboko y'abana b'Abanyarwanda. Uno gufata nk'umusozi wa Ndera cyangwa umusozi wa Kanombe uhereye ku Murindi, aho ku Murenge wo ku Murindi, ugacukura ukazenguruka akagari ko kanuza k'Amashashi, ukamanuka ukazenguruka kazu k'indege, ugakomeza urimo cukura ariko communication trench, ukamanuka epfo kuri ruguru ya King David, uzenguruka ucukura ukagera kwa Haji haruguru ku mashuri, ugatambika ukajya mu Kanogo cyangwa ukajya muri Nonko, ugacukura ukageza ku kibuga cy'indege aho neza neza kuri airport, ukambukiranya ujya hiririya ari ni kuri niranga nihe bahitanga icyari hariya usa nk'ugeza Samuduha, ugacikiza ukagaruka mu Gashyushya hano mu Busanza, ugakomeza. Uno umusozi umwe barimo kuwucukura inkotanyi zigatambika zigacukura ahagana ku irimbi rya Busanza, ukamanuka ukajya muri militare, ukazenguruka ugakeriya mu rya Rwendeye, ukagenda ukajya ku irimbi rya gisirikare ryuzuye, ukazenguruka hariya ukahenguka kwa Dodo, ugakata ukamanuka nanone ugana ku Murindi, bigahurira ku Murenge. Ubwo izo nizo inkotanyi nuko zikora. So nkuko mbibabwiye rero, nagira ngo mukurikirane iyo gahunda yo murebe ukuntu. Ariko abapfiriye aho ngaho maiti zose ngira ngo zajugunywe. Doresha izo mbaraga se zahacukuye. Murabibona bimeze gutyo, mugatekereza ngo wenda ni mashini yabicukuye. Izi ntabwo ari mashini, ni amaboko y'abana b'Abanyarwanda. Uno gufata nk'umusozi wa Ndera cyangwa umusozi wa Kanombe uhereye ku Murindi, aho ku Murenge wo ku Murindi, ugacukura ukazenguruka akagari ko kanuza k'Amashashi, ukamanuka ukazenguruka kazu k'indege, ugakomeza urimo cukura ariko communication trench, ukamanuka epfo kuri ruguru ya King David, uzenguruka ucukura ukagera kwa Haji haruguru ku mashuri, ugatambika ukajya mu Kanogo cyangwa ukajya muri Nonko, ugacukura ukageza ku kibuga cy'indege aho neza neza kuri airport, ukambukiranya ujya hiririya ari ni kuri niranga nihe bahitanga icyari hariya usa nk'ugeza Samuduha, ugacikiza ukagaruka mu Gashyushya hano mu Busanza, ugakomeza. Uno umusozi umwe barimo kuwucukura inkotanyi zigatambika zigacukura ahagana ku irimbi rya Busanza, ukamanuka ukajya muri militare, ukazenguruka ugakeriya mu rya Rwendeye, ukagenda ukajya ku irimbi rya gisirikare ryuzuye, ukazenguruka hariya ukahenguka kwa Dodo, ugakata ukamanuka nanone ugana ku Murindi, bigahurira ku Murenge. Ubwo